mbifuriza amahoro y'Imana kandi mbifuriza imigisha iva ku Mana. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana mubana n'umukozi w'Imana Pastor Himbazwe Theophile. Tugarutse tubagezaho ijambo rivuga ngo nubwo amaboko y'abantu yakujugunye ariko amaboko y'Imana yaragufashe. Nubwo amaboko y'abantu yakujugunye amaboko y'Imana yaragufashe. Birashoboka ko hari abantu bakujugunye bazi kuzakorwa n'isoni, ariko kubera ko wafashwe n'amaboko y'Imana bagiye kubona ushima Imana. Birashoboka ko umugabo yakujugunye azi ko ibyawe byarangiye. Birashoboka ko imiryango yagutaye bazi ko ibyawe byarangiye, ariko abantu bagiye kubona wongera kugenda. Abantu bagiye kongera kukubona wahinduriwe amateka. Abantu bagiye kongera kukubona Imana yaguhinduriye amateka utakiri wa wundi bari basanzwe bazi. Igihe kijya kigera abantu bose bakakuvaho bitewe n'igihe urimo. Ahita ko afatwa n'umujinya ngo ategeka kwitanura baryenyegeza inshuro 7. None ngo barangije ngo bafata aba bagabo barababoha. Ngo bamaze kubaboha ngo bafata abagabo b'abanyembaraga barabwira ngo ni mubaterure mubajugunye mu itanura. Nakunze Bibiliya cyane. Bibiliya ivuga ngo babandi bari babateruye ngo ibirimi by'umuriro ngo byahise ko bibasumira ngo birabatwika. Ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo barangije ngo bajya mu itanura ry'umuriro. Ngo ariko ngo bageze mu itanura ry'umuriro ngo basanga marayika w'Imana yababanjirije muri iryo tanura. Reka nkubwira ngo ikigeragezo urimo, ibibazo urimo uhura nabyo, marayika w'Imana yagutanzemo yarakubanjirije. Niyo mpamvu rero utazakorwa n'isoni. Niyo mpamvu rero utazamwara. Niyo mpamvu rero Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona ni kwizera Umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujyandinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro. Nawe rero nawe yemeye kujyandinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro.
ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzashima Imana, nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Mana twongeye gushima, Mana twongeye guhimbaza, tugushimiye ko uri Imana igira neza, kandi tugushimiye ko wera kandi uzahora wera. Isi n'ibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera wese azabona amasezerano. Tugushimiye ko uburinzi bwawe bukomeje kuba kuri twebwe, haba ku manywa, haba turyamye, haba tugenda ku binyabiziga, uburinzi bwawe bukatubaho, haba bari mu kazi ugakomeza kubarinda. Izina ryawe nirihimbazwe kandi izina ryawe nirihishyirwe hejuru. Turagushimye ukuri Imana ikomeye, kandi turagushimye uko nubwo muri iyi si huzuye imiruho n'amahane, ibyo dukeneye byose ntiduhite ko tubibona, ariko twizeye ko hari umunsi mukuru tuzashima Imana tukarambura amaboko haleluya, tukavanga Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Rero turagushimye kubw'ubwo burinzi bwawe no kuri icyo gitinyiro cyawe kitubaha amanywa na nijoro. Mana turasenze uyu mwanya kugira ngo uzubane natwe, bane natwe muri uyu mwanya w'ijambo, bane natwe uzuhembura imitima ya benshi, bane natwe uje bigaragarize buri muntu wese. Muririmbyi yaravuze ngo gusenga kwacu kukugereho, kuko uri amahoro yacu. Unyemerere mwami kubwira ijambo. La sirigide moya sando bene kutazo de fo. Manukire kurengera abana bawe, manukire kubarwanirira, manukire kubatsindishiriza, manukire kubabera Imana, manukire kubabera igisubizo. Dawidi yavuze amagambo aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, turamburira amaboko ndebye imirimo yawe. Nanjye nibutse iminsi ya kera, nibutse imirimo yawe, nibutse imirimo yawe, nibutse aho waturamiye, nibutse abantu badutaye, nibutse inshuti zagiye, ariko tubera Imana. Urakoze mwami, utagushima ninde, utagushima yaba yitwa nde. Tugirira ubuntu wakira ishimwe ryacu, bw'uko twibutse ko watubereye Imana, bw'uko twibutse ko wadutabaye, twibutse ko waturengeye. Turagushimye, turagushimye. Urakoze mwami, urakarama. Rero tugirire neza, uyu mwanya uzubane natwe kandi uyu mwanya uzuturengere, udufashe muri byose kandi uturwanirire, utubere igisubizo, kuko uri Imana iteye ubwoba kandi uri Imana ihambaye. Ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga, amina amina. Nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe, mbifuriza amahoro y'Imana, kandi mbifuriza imigisha iva ku Mana. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana, mubana n'umukozi w'Imana Pasiteri Himbazwe Theophile. Tugarutse tubagezaho ijambo rivuga ngo nubwo amaboko y'abantu yakujugunye, ariko amaboko y'Imana yaragufashe. Nubwo amaboko y'abantu yakujugunye, amaboko y'Imana yaragufashe. Birashoboka ko hari abantu bakujugunye bazi kuzakorwa n'isoni, ariko kubera ko wafashwe n'amaboko y'Imana, bagiye kubona ushima Imana. Birashoboka ko umugabo yakujugunye azi ko ibyawe byarangiye,
birashoboka ko imiryango yagutaye bazi ko ibyawe byarangiye, ariko abantu bagiye kukubona wongera kugenda, abantu bagiye kongera kukubona wahinduriwe amateka, abantu bagiye kongera kukubona Imana yaguhinduriye amateka utakiri wa wundi bari basanzwe bazi. Igihe kijya kigera abantu bose bakakuvaho bitewe n'igihe urimo, kuko usomye igitabo cy'umubwiriza Bibiliya yavuze ngo ikintu cyose Imana yakigeneye igihe. Hari igihe cyo kurira, hakaba igihe cyo guseka, hari igihe cyo kuvuka, hakaba igihe cyo gupfa, hari igihe cyo guseba, hakaba n'igihe cyo gukurwaho igisebo. Imana ijya yemera rero ko ibyo bihe byose umuntu abicamo. Imana ijya yemera ko abantu bagukunda, ariko ikindi gihe cyagera bakakuvaho. Imana ijya yemera ko ubyara, ariko igihe cyagera ugapfusha. Ejo naratekereje sanga abantu bose bo mu isi bashobora kugira inkiko baregwamo, ariko sanga Imana nta rukiko igiregwamo, kuko ibintu byose Imana ikora nta na kimwe ikorera guhomba. Ibintu byose Imana ibikora ibifitemo inyungu, Imana ibikora ibifitemo ubushake. Ubuzima uri mucamo Imana niyo yabyemeye, amagambo barimo bakuvuga Imana niyo yabyemeye. Urugamba uri mu Rwanda, ubushumeri, gusonza, kwambara ubusa, Imana yarabyemeye, kuko nta kintu na kimwe cyakugeraho Imana itabyemeye. Niyo mpamvu abantu bose bakuvuyeho usigara wenyine, kandi koko nta wabarenganya mu kigeragezo, umuntu asigarana n'Imana yonyine. Ariko Imana yigukuye mu kigeragezo abantu bose baragaruka, bari baragutaye bose baragaruka, inshuti zikagaruka bakaza bakubwira ngo baragusengeye. Ariko nagira ngo ubwire ngo humura, isaha y'Imana yigeze, ibintu byose biremera. Nkuzaniye ijambo rero ry'ihumura uyu munsi rivuga ngo nubwo amaboko y'abantu yakujugunye, ariko amaboko y'Imana yarakuramiye. Umva impamvu amaboko y'Imana yakujugunye. Abantu barakujugunye bazi ngo uzapfa, ariko amaboko y'Imana aragusama ntiwapfa. Abantu barakujugunye bazi ngo uzambara ubusa, ariko usamwe n'amaboko y'Imana ntiwambara ubusa. Abantu barakujugunye bazi ngo abana ntibaziga, ariko uguye mu maboko y'Imana abana bariga. Abantu bakuvuyeho bazi ngo bazagusora mu nzu, ariko ima ugeze mu maboko y'Imana niwasohorwa. Rero dushimye Imana, haleluya, dushimye Imana ikibana natwe. Inshuti zidahari, abavandimwe badahari, ababyeyi badahari, Imana ikabana natwe. Imana ikaturamira tukabona tugeze mu muriro, Imana ikaturamira tukabona tugeze mu mazi yenda kuturengera. Imana ikaturamira ntidutemanwe n'ayo mazi. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro, kandi Imana ishyirwe hejuru. Munyemerere dusomere ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Danieli, ibice byaho ni ibice bitatu. Umurongo wa 30, umutwe w'amagambo haranditse ngo umwami ahimbaza Imana ya Saduraka. 30 haravuze ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Amina. Munyemerere twongere dusome uyu murongo. Bibiliya iravuze ngo ibyo byose bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo hejuru y'intambara uri kurwana, iyi ntambara igiye kurangira. Hejuru y'ibibazo ufite bigiye kurangira. Hejuru y'ubuzima wari uri mucamo bigiye kurangira. Umwanzi wawe niwe ugiye gufata iya mbere yo kukwamamaza, nk'uko tumaze kubisoma muri iki gitabo cya Danieli. Bibiliya yatubwiye ngo umwami ahimbaza Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego. Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 30 yavuze ngo ibyo byose bishize Nebukadinezari yogeza Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni hose. Kandi nkwibutse ko uyu Nebukadinezari ari we wari wagize uruhare kugira ngo abo bagabo bajugunywe mu itanura ry'umuriro. Ndagira ngo nkubwire ngo uwagize uruhare kugira ngo ugere mu kigeragezo urimo, cyangwa se ugere mu buzima uhagazemo, ugere mu ntambara urimo, kubera ko Imana igutabaye bigiye guhinduka. Narangiza yogeza izina ryawe, narangiza yogeza Imana wasenze, narangiza avuga ko ufite Imana igira neza, ufite Imana itabara, ufite Imana imara agahinda. Haleluya.
iyo usomye Bibiliya ikubwira aba bagabo batatu ko bari abagabo b'abasuhuke mu gihugu cy'i Babuloni. Birashoboka ko nawe hari ahantu wasuhukiye, birashoboka ko nawe hari agasozi wagezeho ukagahuriraho n'intambara, birashoboka ko hari igihugu wagezemo abantu bakakurwanya, ariko reka nkubwire ngo humura, ntabwo bari kurwanya wowe, ahubwo barimo bararwanya uri muri wowe, kandi uri muri wowe ntabwo ajya atsindwa. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Aba bagabo ngo bageze mu gihugu cy'i Babuloni, umwami arabakunda, ariko nubwo yarabakunze, aba bagabo bari bafite Imana rurema, bari bafite Imana igira neza, bari baramenye Imana yakuye Abisirayeli muri Egiputa ikabajyana mu gihugu cy'isezerano. Ngo bageze i Babuloni ngo basanga abantu b'i Babuloni biremeye ibigirwamana, barimo barasenga ibigirwamana. Reka nkubwire, ubuzima urimo ntibugukure ku Mana, imibereho uhagazeho ntigukure ku Mana, ikigeragezo ufite ntigitume uva ku Mana, ahubwo iki kigeragezo gitume ukomeza kubana n'Imana. Ukuri bugenda ubana n'Imana nicyo kiri butume Imana iza kugutabara kandi Imana iza kukurengera. Ngo bageze i Babuloni ngo basanga abantu b'i Babuloni biremeye ibigirwamana, bafite Imana basenga, ntago bazi Imana rurema. Ariko ngo bageze baba ngo twebwe tuzanamba ku Mana yacu, ntago Imana yacu tuzigera tuyivaho, ntago Imana yacu tuzigera tuyitukisha. Ngo bageze i Babuloni batangira gusenga, babwira abantu Imana itabara, babwira abantu Imana itanga uruzaro, babwira abantu Imana irema akazi, babwira abantu Imana ibohora, babwira abantu Imana ikura muri za karande. Ngo maze ngo abantu b'i Babuloni bose bahindukirira Imana ya Isiraheli. Mu guhindukirira Imana ya Isiraheli, abantu b'i Babuloni batangira kuvuga Imana. Ngo ariko ngo hari abantu bashinzwe Imana z'i Babuloni ngo bagira ishyari. Reka nkubwire, iteka ryose uko Imana izakuzamura, uko Imana izaguteza imbere, ntuzarekeraho gusenga, kuko abanyeshyari bazaba benshi, ariko nusenga Imana izazigutsindira abo banyeshyari, kandi izabatsindira imbere y'ihema ry'ibonaniro, izabatsindira imbere y'abera, abantu bose bashima Imana wasenze. Bibiliya iravuga ngo barangije baragenda begera umwami Nebukadinezari, baramubwira ngo databuja, ba bagabo b'abasuhuke bari muri iki gihugu, abantu bose babatwaye, abantu bose babamase, abantu bose barimo barasenga Imana zabo, barimo barasenga Imana bizeye, ni abantu dusigaranye muri iki gihugu. None rero urashiduka usigaye wenyine. Kandi ngo Nebukadinezari ngo yarabakundaga cyane, yarabakundaga cyane kubera ko yarebaga imiterere yabo, akareba imivugire yabo, akareba ukuntu baciye bugufi, agasanga bafite itandukanirizo n'iry'abantu b'i Babuloni. Bibiliya ivuga amagambo akomeye, baravuga rero nta kindi kintu gikwiriye gukorwa, hasigaye ikintu kimwe. Aba bagabo ntago bahinduka ngo bave ku Mana yabo bizeye. Reka nkubwire, abantu nibagutega ntibazagukure ku Mana. Hari igihe abantu bajya bagutega bashaka gukura ku Mana, bakakubwira ngo kugira ngo tugufashe nukureka gusenga, kugira ngo tugukorere ibintu kuva ku Mana ntuzayiveho, uzayinambakana amata, imviri zishaka zizaba uruyenzi, Imana izagutabara. Barangiza bavuga ngo ikintu cyabaho ni kimwe, nuko twagenda tukabaza ibigirwamana, twamara kubaza ibigirwamana tukabishyira mu kibaya, buri muntu wese akaza kumva ibimenyetso, akaza kumva abavuza amasifura, akaza kumva bavuza ibirumbeti, noneho umuntu wese akaza kubararira ibigirwamana. Noneho utari buze kubyubararirwa, bacana itanura ry'umuriro, baryenyegeza inshuro 7, nibarangiza barimushugunyemo. Reka nkubwire, nubwo bacanye itanura ry'umuriro bazi ko bazari kujugunyamo, Imana izahindura icyerekezo barimo bajyamo. Ntabwo uyu muriro uzagutwika, nubwo bazawukujugunyamo ntabwo uzasha. Bibiliya iravuga ngo kuko wambereye inkoramutima ukaba uwo kwizerwa, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Imana yacu nihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Ngo barangije bandika amatangazo, amatangazo baragenda barayatangasa, baragenda baravuga ngo twakoze ikigirwamana cyashizwe mu kibaya, bantu mwese mutegetswe kubarara, bantu mwese mutegetswe gusenga.
ariko ngo aba bagabo baravuga ngo nta yindi mana tuzakorera, nta yindi mana tuzaramburira amaboko, ngo bibuka imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye, bibuka imirimo n'ibitangaza Imana yakoze hagati muri bo. Reka nkubwire, mbere y'uko uva ku Mana ujye ubanza wibuka imirimo n'ibitangaza yakoze, nurangiza ubitekereze uvuga ngo Mana ntago nzakuvaho ahubwo nzakugumaho iteka ryose. Ngo baragenda, ngo isaha igeze bavuza amakondera, abandi bavuza ibirumbeti, ngo bandi barubarara bikubita hasi baramya ibyo bigirwamana. Ariko ngo abagabo babura amaso bareba mu ijuru, baravuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ageze kugupfa. Baranyora ngo ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Barangije bagera n'abavuga ngo maze n'intumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngeze mu ijuru. Iyo umuntu yamaze kumenya Kristo, hari urwego avaho akagira urundi rwego ageraho. Aba bagabo kubera ko bari baramaze kumenya ko Imana ifite imbaraga, bari baramaze kugira urwego bavaho bagira urundi rwego bageraho. Baravuga ngo Imana idukijije itadukijije yitwa Imana, Imana idutabaye itadutabaye yitwa Imana. Nta kintu na kimwe kizigera kiyisimbura mu maso yacu, nta kintu na kimwe kizigera kiyisimbura mu mitima yacu. Nawe ndagira ngo ngubwire ngo fata umwanzuro, ntihagire ikintu gituma uva ku Mana, ntihagire ikintu gituma Imana yawe ikureba nabi. Imana yarebye aba bagabo irabishimira, mu kubishimira iboherereza ubutabazi, mu kubishimira ibagarukaho, mu kubishimira irabarengera. Ngo aba bagabo banze kubararira ikigirwamana, ngo byabyegera by'umwami, ngo bigaruka imbere y'umwami baravuga ngo databuja reka ba bagabo ntago bigeze bahinduka, baracyari babandi. Reka nkubwire, abantu bazagira ahantu bagutegera ariko bakubure basigara bagutegeye ku Mana. Imana izagutabara. Hari igihe bagutega bavuga ngo ejo uzatwara inda, bakabona ntuyitwaye bagahindura, bakavuga ngo umugabo azaguta bakabona ntagutaye bitewe n'amagambo bamubwiye, bakavuga ngo abana bawe bazaba ibirara bitewe n'ibyo bazi bakoze, bakabona ntago babaye ibirara. Igihe cy'Imana kirageze kugira ngo abantu bagiye bagutega iminsi bahindukire bakurikira Imana wasenze. Igihe cy'Imana kirageze kugira ngo abantu baguteza amajoro bahindukire bemere Imana ishobora byose. Ngo umwami Nebukadinezari ngo arangije ngo arabahamagara, arababwira ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego, ubwanyu nimwe mwabyibwiye cyangwa hari undi muntu wabibabwiye? Niki cyatumye mutubahiriza itegeko ryanjye? Niki cyatumye mutagenza nk'uko abandi babigenza? Mbese iyo Mana yanyu mukorera irashobora kubakiza mu maboko yanjye, kabiri nirangiza ibakiza no mwitanura? Reka nkubwire, nubwo bizeye amaboko yabo, hari Imana iri hejuru y'amaboko yabo. Nubwo bizeye umuriro bacanye, hari Imana igize ikazimya umuriro abantu bacanye ntiwongere kwaka. Barangije baravuga ngo databuja, haleluya, abagabo ndabakunda. Baramubwiye ngo mva tukubwire, nta Imana itadukiza, nta Imana itaturengera, nta kintu na kimwe cyatuma twubarira bya bigirwamana byawe. Nawe twapfa tuyiringiye. Barongera baramuhamiriza baravuga ngo twe turi abakristo, twamenye Imana igira neza, ishobora gutinda cyangwa ikabanguka kuko nibwo bumana bwayo. Barongera baravuga ngo kandi ikindi nawe twapfa nona ntago twapfa tuyiringiye, ntago dutinya ririya tanura ry'umuriro. Hari igihe abantu bajya bacana itanura ry'umuriro kandi abantu baraciye mu biruta itanura ry'umuriro, Imana ikabibacishamo kandi bakabisohokamo nta soni zibakoze. Noneho abantu bagacana itanura bakabakangisha itanura, ariko bo bagahita bibuka ko hari Imana yabacishije aharuta itanura. Imana ikabatabara, Imana ikigaragaza. Aba bagabo baravuga ngo ntago dushobora. Ngo umwami Nebukadinezari ngo ahita ko azabiranywa n'uburakari bwinshi, ahita ko afatwa n'umujinya, ngo ategeka kwitanura baryenyegeza inshuro 7. None ngo barangije ngo bafata aba bagabo barababoha, ngo bamaze kubaboha
ngo bafata abagabo b'abanyembaraga barabwira ngo nimubaterure mubajugunye mu itanura. Nakunze Bibiliya cyane. Bibiliya iravuga ngo babandi bari babateruye ngo ibirimi by'umuriro ngo byahise ko bibasumira ngo birabatwika, ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo barangije ngo bajya mu itanura ry'umuriro, ngo ariko ngo bageze mu itanura ry'umuriro ngo basanga marayika w'Imana yababanjirije muri iryo tanura. Reka nkubwira ngo ikigeragezo urimo, ibibazo urimo uhura nabyo, marayika w'Imana yagutanzemo yarakubanjirije. Niyo mpamvu rero utazakorwa n'isoni, niyo mpamvu rero utazamwara, niyo mpamvu rero iby'abanzi bawe bagambiriye atari byo bizasohora, ahubwo icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe nicyo kizasohora. Muririmbyi yuzuye umwuka ararira abo nkunda kumva amakuru yo mu murwa, uri kure cyane ahatagera ibyago, arangije aravuga kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe zawinjiramo. Uyu munsi wa none nujya kumva amakuru ari kuva mu bantu naguca intege, nujya kumva amakuru ari kuva mu nshuti zawe nakubwira ko bitazashoboka, ariko yumvishije amakuru yo mu murwa Imana ivugana nawe ikakubwira ngo ejo hawe ni heza, humura. Aba bagabo rero nabo nubwo barabasuke bari bafite ibanga bafite bagendanye, bari bafite icyo bavuganye n'Imana. Bibiliya iravuga ngo mbese abayuda barusha icyo abandi, ngo babarusha muri byose ngo kuko bafite ibyahumetswe n'Imana. Yego nta mafaranga bafite ariko bafite nzay'Imana, yego nta mazu bafite ariko bafite nzay'Imana. Bibiliya iravuga ngo turi abana b'Imana, uko tuzasa ni kurerekanwa, ngo icyakora Yesu Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Ngo barangije ngo babajugunya mu itanura ry'umuriro. Mu kubajugunya mu itanura ry'umuriro ngo basanga marayika w'Imana ngo yabatanzemo. Noneho ngo Nebukadinezari ngo aho yari yicaye mu ntebe ze z'icyubahiro yumva igitaramo kitigeze kibaho, yumva abantu barimo barahimbaza Imana, yumva mu itanura ry'umuriro harimo ibintu bidasanzwe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo ya maboko yakujugunye ni Imana igiye kongera gukoresha, kongera akaguterura. Ba bantu bakuvuyeho ni Imana igiye kongera gukoresha bakongera bakakugarukaho, ngo aza yiruka n'ingoga, ngo mu kwiruka n'ingoga ngo ageze ku itanura ry'umuriro, ngo yitegereje arebye mu itanura ry'umuriro ngo abona abantu barimo baragenda. Haleluya. Ngo abona abantu barimo baragenda, ngo muri uko kugenda ngo abo bantu barimo baragenda, ngo ariko ngo baragenda babohoye, ariko ngo yitegereje ngo umuntu wa kane ngo asanga afite ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Imana ishimwe. Bantu bagiye kukubona mu yindi shusho, bantu bagiye kukubona mu yindi sura, bantu bagiye kukubona mu bundi buzima. Kubera iki? Umuntu wa kane yaje. Uwo muntu wa kane ni Kristo. Ngo arangije ngo agaruka mu itanura, haragaruka arareba. Ntabwo bazareba rimwe, bazareba inshuro irenze imwe. Ngo bitegereje ngo abona nibo, ngo kandi barimo baragenda, ngo kandi uva ikintu gitangaje, babajugunyamo baboshe ariko barimo baragenda babohoye. Hari ahantu abantu bakujugunya bakuboshe ariko bagiye kubona ugenda ubohoye. Imana ishimwe. Hari ahantu abantu bakujugunya bazi kutazavayo ariko bagiye kukubona wavuyeyo. Hari ahantu abantu bagutanye barangije bashyiraho n'ibuye ariko bagiye kongera kukubona ugenda, bagiye kongera kukubona mu bundi buzima, bagiye kongera kukubona Imana yahinduye, bagiye kongera kukubona Imana yakurwaniriye, bagiye kongera kukubona Imana yakugaruriye agaciro, Imana yongeye kukubaka. Muri uko kukubaka igiye kongera kukuzamurira amateka yawe yongera agaragare. Ngo arangije ngo asubira mu byegera bye, harabaza ati harya mu itanura twajugunyemo bangahe? Ariko databuja tukubaze nawe wabyirebeye, wirebeye ibyabaye ku muryango w'itanura, ibyo mu itanura byo ntiwirirwe unabibaza. None se buriya abantu bajugunye mu itanura baba bariho? None se niba abantu babateruye bayiye birashoboka bite ko abantu bajugunywemo bakiriho?
Nebukadinezari aravuga ngo njyewe ibyo sibyo mbabajije, ntabwo mbabajije ababajugunye, ahubwo ndababajije ngo mwitanura twajugunyemo bangahe. Haleluya, haleluya. Imana igiye kuvugurusa inzandiko abantu banditse. Imana igiye kuvugurusa amagambo abantu bakuvuzeho. Imana igiye kuvugurusa icyiciro abantu bafashe bakagushiramo. Imana igiye kukivugurusa. Imana igiye kugutereka mu kindi cyiciro abantu batigeze bagucekeramo. Barangije baravuga ngo databuja twajugunyemo batatu. Arabwira ngo ntabwo ari batatu gusa, ngo ndimo ndabona abantu bane, ngo kandi abo bantu bane baragenda babohoye, ntabwo bakiboshe, ariko umuntu wa kane afite ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Uyu muntu wa kane atandukanye n'abo twajugunyemo kuko afite ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Ngo arangije bagaruka kwitanura, harabahamagara, haravuga ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego, Imana yanyu mukorera yabashije kubakiza amaboko yanjye. Irangije ibakiza n'itanura ry'umuriro. Reka nkubwire bizeye amaboko yabo, bizera n'imiriro bacanye, ariko twebwe twizeye Imana igifata amaboko yabo ikayavunagura, igifata umuriro bacanye ikawuhindura amazi. Barangije bavuga ngo databusha, niba tutaracumuye ku Mana, ntiducumure no kuri wowe Mwami. Niki cyari gutuma Imana itaturengera? Imana yohereje marayika wayo. Marayika w'Imana aramanuka adutanga muri uyu muriro. Niyo mpamvu ubona turiho, niyo mpamvu ubona tugenda, niyo mpamvu ubona turi gushima Imana. Haleluya, haleluya. Hari ahantu abantu bakujugunye bazi ngo birarangiye, ariko hahurira n'umugambi w'Imana. Hari ahantu abantu bakujugunye bazi ko ibyawe bitazakunda, ariko bari bakujyanye mu masezerano. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ngo maze muri ako kanya, kubera ibintu Nebukadinezari abonye, arangije arivugurusa. Reka nkubwire, abantu bagiye kwivuguruza mu magambo bavuze, abantu bagiye kwivuguruza mu ndirimbo baguhimbiye bakakuririmba, bitewe n'ibyo babonye Imana iremye, bitewe n'ibyo babonye Imana ihinduye. Niho twasomye hano ku murongo wa 30, umutwe w'amagambo atubwira ngo umwami ahimbaza Imana y'Abasaduraka. Igihe kirageze kugira ngo abakujugunye bahimbaza Imana waseze, bahimbaza Imana wiringiye. Bibiliya ivuga ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshaki na Abedenego mu gihugu cy'Ibabuloni. Twibutse ko aba bagabo bari abasuke muri iki gihugu, ntabwo bari abenegihugu. Ariko intambara zirangiye, amagambo avuyeho, umwami wenyine afata ijambo ryo kubamamaza muri iki gihugu. Aravuga ngo nta yindi Mana izasengwa muri iki gihugu uretse Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego. Arangije abango kandi icyitonderwa, uzarenga kuri iri tegeko azafatwe we n'umuryango we n'abamukomokaho bose bamarweho, ntibazongera kwibukwa. Reka nkubwire ngo ahantu uzasanga umuntu w'Imana ntukamusuzugure bitewe n'ubuzima arimo, bitewe n'imibereho arimo. Ntukamusuzugure, apfa kuba afite nzara y'Imana, apfa kuba yaravuganye n'Imana ko izamugirira neza. Uyu Nebukadinezari aba ari uwa mbere mu kwamamaza Imana yabo, aba ari uwa mbere mu kwamamaza ba Saduraka. Reka nkubwire ngo umwazi wawe agiye kuba uwa mbere mu kwamamaza ibyo Imana igukoreye, kandi Imana iragutabaye, Imana ikumaze umubabaro, Imana ikugiriye neza, Imana ibaha umugisha. Numva gashaka kubwira ngo humura, nubwo amaboko y'abantu yakujugunye, ariko amaboko y'Imana yarakuramiye. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, aravuga ngo yafatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Unyemerere dusenga Imana. Asoza avuga ngo nta bya none ndetse nta n'ibizaza byazantanya na Yesu. Imana ibaha umugisha. Data mu izina rya Yesu,
Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa, Imana yo gushyirwa hejuru. Tugushimiye iri jambo ryawe, kubwira ijambo ryawe ngo inureme nkuko watabaye ba Saduraka na Meshake na Abedenego abari gutabara abana bawe. Birashoboka ko bajugunywe mu nzobo zitandukanye, bakajugunywa mu matanura atandukanye, ariko wakoresha itegeko amaboko yabajugunye akaba ari yaza kubakuramo mu izina rya Yesu, bikamenyekana kuri Imana. Abarwayi ubakize, abashonje bahe ibyo kurya. Haleluya, haleluya. Wongere bigaragaze nk'Imana, bimenyekane kuri Imana igira neza. Urakoze Mwami, urakarama. Cyubahiro n'ikibi cyawe byambaje mu mazina atatu, Imana Data ndetse n'Umwana n'Umwuka Wera. Amina, amina. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndabakunda cyane. Ushaka ko tuganira, ushaka ko dusenga by'umwihariko, wampamagara kuri iyi nimero 0784 77 84 86 0784 77 84 86. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Imbazwe Theophile. Amina.